rero muri kino gihe cya corona rero dushaka abantu nyine ameze utemeze ubwo ngubwo kamunwa nyine tubashake tubicaze batubwire impamvu nyine amategeko ya leta. ibyo byo nibyo umuntu agomba kubashaka, ahubwo ikigaragara cy'umuntu yanatangirira. Meze neza ndi neza gusa ngiye agapfukamunwa kubahiriza kuko katurinda indwara nzishe. noneho rero tugiye kuguha akazi nyine, ntawe ujya ugenda aho unyura hose, ujya ugenda urebamo nyine abantu bambaye agapfukamunwa ubabwiye bakambara neza, bakambaye nabi abakambaye neza ubabwiye gushishikariza abandi. Ndumva ari ibyo ngibyo ushaka wakikora. Wabonye umuntu wambaye agapfukamunwa neza? Ni nka bariya leta ibishaka bariya bo rwose nta cyorezo cyabahera, nubwo baba bakomeye nkanjye nkayabagura. nyago zo bajyanyishe ngo ngiye nambara agapfukamunwa ku munwa. Yesu ni sawa. Wese urakeka ko bimera gute? Ushaka ko bimera ute? Neza mani. Hajya ngo agapfukamunwa mukita ibihoho ngo niyo mpamvu mutakamba. Yesu subiramo numve. Ni igihoho. Okay, charas. Yesu Icharaho. Akomuze mu jisho. Icharanye. Kumuhotera ariko Nasi igihoho. no gukambara bivura iki buri. Nta nubwo uvanga ndetse uranarya impungure nk'abandi. Nisha batumviza buri munsi ni hey. Ni hey, ni hey, ni hey. Ora nibaza ni hey. Aho nzaturiza ni hey. Ora nibaza ni hey, ni hey, ni hey. Tibwira abapinga bahunge aho Mwambwira ikibagenda hano. Wese nubona igihe kigezweho. Kigezweho ni corona. Yesu Urukingo ubu ngubu iki gihe. Urukingo ndabona umuntu wowe cyangwa ukomeza ukomeza muvanga. gukuramo fani ingofero cyabara nasuzugura bona ngaradu wari wasinda narageraho tuzanzamo ntacyo kamaze. Hajya bakubwira agapfukamunwa ari urukingo rwa covid. ngo ugize ubwasabye imbabazi reka tumwicaze nuriye. haguruka tukujyane neza. Icara. baba bigira make ariko wewe muramwigira amaje. Reba ubu nanjye navuga umwuka ntuve mu nda kubera agapfukamunwa. tipe nyine bazane n'ugwemba mukuru uyu musatsi agiye isuka. Ugize ngo iki? Yesu usozi ngo urafungwa n'uwo musatsi. Umva nyine bakwicaye nyine nta kibazo. Mwamikazi nk'ubuzi ubuzima bwahagarara, niyo mpamvu nge nifuza ko twagumana gume ruhande nongeye kureya. Urabizi n'ababyeyi baratemeye. Urava urajyaye epfiriya hari utunamwe kwendayo curuza imyenda nyine urebye ni nk'ibisanzwe Kuki utambaye agapfukamunwa? ntabwo ari ngombwa kwambara Iki gikapu kirimo iki? gusa imyenda gusa harimo imyenda Katurebe. Iyo myenda we yewe. Uzi ibintu birimo? Uyu mutipe acuruza urumogi. Yesu Mwamikazi w'umutima wanjye uramenye utazansiga mu rukiko ntabirahira
uri ngingo irengera. Money power, ready boy. Ndukuzana iki kiraro gicuruza Cyakoze iki? gicuruza ibiyobyabwenge. Ibintu bavuga ni Bose barambeshyera. Barakubeshya. Harimo imyenda. harimo imyenda. Reka Birenze no turebe. kuba imyenda. Yewe Wagira ngo harimo amaburi. Mumbabarire. Reba Yesu! Hey! munzanira ikirahure mwere. Kasha. turebe niba kiba kitapfunyitse. Ubundi Ni ibiki? ntabwo wigeze gushimuta abana ho. Mureke tumwiteho. Ari wafana. Wowe kuki ibintu twaye urabizi cyangwa ntabwo? Bose babarire rwose. Nanjye nabitwaye atari nge bari bantu. Yes. Nde wagutumye? Oya, ntabwo namuvura. Tumutumwe amatabi mu nkono y'itabi. Yesu! Ibintu buri mu ubu rero ikigezweho sibyo kirana nawe no kubeshya abafande tugiye kuguha icyo bita ibidukikije wumvishe urabyemera Rwose mumbare ntabwo nzongera. ntakerekana uretse umusatsi tuwupfura sara jya hasi Yesu! icara sibyo wowe agapfukamunwa ubundi kare abatwaye Apostle, we have this. uko bafande tudasoma mba nifunzeho okay umva noneho nkubwire sibyo uyu muzigo uko biri nta n'agapfukamunwa ubu se ufite ibihumbi 10 ra Ibihumbi 10 ntabyo mfitemo rwose. nuko na ruswa zacitse ubu naduhaye akantu ariko wapi ubu rero ikigeze ese ubundi warize Ese narasoje rwose. wize 3 nk'ay'umwana Yesu! ubu umusatsi ni uw'umuntu washoje Igihembwe cya mbere muri Gardienne mitabivamo. sha byanagusaga zida bashoze abaha akazi bakagenda muri lava noneho uri guheka agakapu nk'ugiye gucuruza iki yuko yakize kera ahubwo yakize kera nta no kugira icyo biragucishije mwa nta no kugira bake ngo wenda ngajijisha abashinzwe umutekano wenda bantumye ntabwo nazongera. bagutumye ubuse uwo mutwe ungana nk'igihaza cya mu gitondo Yesu! tuvuge yuko wakabuzemo ibitekerezo kuki bagutuma ibintu bibi kandi sha ntawakurenganya ugasanga nta n'ubwenge burimo Iryo. na buru ukaba uyibagiweho Hey! Ambassador. Yeah. uri hejuru y'amategeko mwe Amategeko se ameze ba. Yesu! ameze bate yo kwambara neza agapfukamunwa guhana intera na metero gusuzanya gukoranaho ntibyemewe Hey! Akare ku buso bapfuye mu Rwanda bose nuko batari bakamba. Jesus is Lord! Ubuso bapfuye bose urabara. Yesu! Rero nuko batirinze nk'intumva nk'abo mwebwe mwambaye neza ubupfukamunwa bunyurewe mwamikazi w'umutima wanjye uramenye utazansiga mu rukiko ntabirahira uri ngingo irengera. Money power. Ready boy. Ambassador. ubundi itegeko rirusha ibuye kugira iki ngo kuremera. tukubabarira we reba uburyo nambaye ese ubundi sha mwebwe ko twababwira ngo mwicare hasi ninde wabahagaritse Ariko si nawe watwicarije hano ukagenda waba ukica. Umuntu yaba ese kuki umuntu ababwira mwambara agapfukamunwa mukagenda mugakuyemo mukabishobora n'ibindi ubundi iyo uri mu cyamwana urahicara ubwo kuko urabizi mugiye kurya imyaka iyo 3 mungwe mutaruhuka mutanahinduka Nabyemeye.
gombya leta nawe izo mpungure mama zavuze igiti uzarya sazajya nahinga ese manu ubundi kuva mu ishuri byakumariye iki ko wazanye na kabara abasasa mu maso barabasasa mu maso mana nyiringabo ishobora byose yakuye Yesu ku musaraba hamaze kumutera imisumari itatu ibi ni ibi bereke sosu bashira ikosi guti Maria wakira